hano uyobore gahunda zose zibera hano kandi ubuzigera ku musozo turashima urukundo rwawe. Reka dusabire umugisha umuntu wese uri hano waje kwizihiza bino birori kandi data mwiza ikivugwa cyose hano n'ikiza kwakorerwa cyose turasabye kugira mu kiguhesha icyubahiro. Reka ducishwe bugufi ushyirwe hejuru kandi gahunda zose tuzigushyize mu biganza kuva dutangiye kugeza tugeze ku musozo. Tugambaje twizeye ko biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka muri uyu mwanya duhe ikaze abantu bose bitabiriye ibirori by'uyu munsi. Duha ikaze abashyitsi batugendereye mu buryo butandukanye. Duha ikaze ababyeyi, duha ikaze abageni baduteranyije aribo bari buze guhabwa impamyabumenyi kuri uyu munsi. Duha ikaze kandi umuntu uwo ari we wese uri hano muri uyu mwanya. Mu gutangira rero hari gahunda tuza kugenderaho, ariko mbere yuko dutangira, mbere yuko dukomeza, nasaba umuyobozi w'iki kigo ko yatambuka akatugezaho ijambo ry'ikaze ku bashyitsi bose ndetse akatwakirira n'abashyitsi batugendereye kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nyakubahwa umuyobozi uhagarariye igitifu umurenge uhagarariye uburezi respect amashuri, nyakubahwa manager wa SACCO, nyakubahwa perezida wa federasiyo, bayobozi b'ibigo by'amashuri mwaje kwifatanya natwe, banyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'ababungirije nabonye, nyakubahwa mukuru w'umudugudu wacu wa Gatobotobo, banyakubahwa mwese abahagarariye ibigo meyade RCA n'abandi bakiri inyuma n'abandi bagiye kuza, abafatanyabikorwa bose baje, banyeshuri mwese mwambaye umwambaro mwiza, turabaramukije kandi turabasuhuza. Mwaramutseho. Ari nibagiwe abarimu abasesazi bakomeye cyane. Uyu munsi twishimiye ko twaje mu muhango wo gutanga impamyabumenyi certificate ku banyeshuri bakoze ikizamini cy'ubwiza hair dressing and beauty treatment. Ndagira ngo mumfashe tubakomere amashyi kuko bahisemo neza. Bakoze akazi keza, baritanze, barategujwe, igihe kiragera bakora ibizamini, birahagararirwa ku rwego rw'igihugu. Rwanda TVET Board, umuyobozi mukuru n'uwabizanye n'abarimu bo muri kaminuza basanzwe bigisha ayo masomo. Twamaze icyumweru cyose turi hano. Ubwo rero bakoze ari benshi, hari abatashoboye kubitsinda, ariko abicaye aha ngaha bose baratsinze kandi babonye amanota meza. Reka twongere tubashimire. Uyu munsi ni umunsi w'amateka ku buzima bwabo. Basanzwe hari field izindi bakoze, ariko bahitamo no kongeraho uyu mwuga. Abangaba nibo batuma umujyi wa Kigali usa neza. Mwabakomeye amashyi. Mwabonye barakeye. Abangaba rwose muri za nyubako zihenze cyane. Aba ni abanyamafaranga. Hari abafite za salo udafite 5,000 ntabwo winjiramo, udafite 3 ni winjiramo, udafite 2 nta salo n'imwe bogoshera 1,000. Ariko bahisemo yo kugira ngo baze bemeze ubumenyi bwabo bafite, bakora ikizamini barabasuzuma, bicaye aha ngaha kugira ngo babihamye. So tubifurije kwishima uyu munsi wabo, n'abaje babaherekeje ndetse n'abafatanyabikorwa bose basanzwe babashyigikira mu buryo butandukanye. Ndagira ngo tufatanye nabo twishime kuri gahunda y'umunsi. Hari gahunda yateguwe twavugaho ikaze, ariko umuyobozi mukuru aracyari mu nzira, n'abandi bake n'umunyamabanga nshingwabikorwa nawe ari mu nzira, ariko twanze kugira ngo dutinde kandi mwazindutse. Reka dutangire aho bazira hose, tuguma tubakire ariko na gahunda ikomeze. Reka nongere nsubize rero umuyobozi wa gahunda Dani, nawe mu muyobozi w'ikigo cy'ishuri cyigisha kudoda
n'ubundi bumenyi cyitwa Hope Skills gikorera ku Gisozi. Ubwo nawe tukumukomera amashyi. Arakoze cyane umuyobozi w'iki kigo cyatwakiriye. Umwanya ukurikiyeho bansabye ko twawuha Miyati.